ese uba uri kumva Theo kujya kureba Max hari ikintu biri bumugezeho? Ese urumva buri bubashe kugira icyo bimufasha? Umunsi ukurikiyeho nagiye kumureba, ngezeyo bamakaribu anyereka aho nicara, nuko ndamubwira nti wakoze kwemera kuvugana nanjye. Nawe ati bwa mbere nakize kuri umunyamakuru, gusa nahamagaye ku bitaro bya Alicia bambwira ko ukorerayo. Agiye kuvugana none ahita yitsamura, mu gihe arimo kwitunganya nanjye ndamwitegereza. Max ntabwo asa na Gabriel, ni abantu babiri batandukanye kure cyane. Nakomeje kujya nitegereza Max nkamukiranya n'ifoto ya Gabriel yari imanitse ku rukuta. Abonye ko ndimo ndamwitegereza arambwira ati musaza wanjye afite umusatsi mwiza ndetse n'uburanga, nanjye mfite ubwenge. Maze ahita aseka, ndimo ndikinira. Mu by'ukuri ntabwo tuvukana, ababyeyi be barandetse nk'umwana wabo. Akomeza ambwira uburyo Gabriel yari umunyempano kuva bakiri bato ndetse ko bari inshuti cyane. Nuko ndamubwira nti ese Alicia umuzi ute? Nawe ati ntabwo muzi, ikindi ntabwo mfite uburenganzira bwo kuguha ano makuru. Naguha nimero z'umunyamategeko we ukamuvugisha. Nanjye nti oya si ngombwa. Hari ikinyamakuru nasomye cyanditse ko ijoro ryabanjirije ibyo Gabriel yapfiriyemo mwari mwasangiye ifunguro rya nijoro nk'umuryango. Nawe ati yego niko byagenze. Nanjye nti none se bari bameze gute? Nawe ati bari bameze nk'ibisanzwe. Nanjye nti na Alicia? Nawe ati yego, gusa ariko ntabirenze. Sinzi amakuru ufite ku bijyanye n'umubano wabo. Nanjye nti nzi ibyo nasomye mu binyamakuru gusa. Nawe ati wasomye ibiki? Nanjye nti nasomye ko bishimye. Nanjye nti nasomye ko bari bishimye. Nawe ati bishimye? Ahita aseka, maze arambwira ati cyakora Gabriel yakoraga ibintu byose bishoboka byashimisha Alice. Ntabwo nakubwira buri kimwe, ndabizi ni amazina ushaka kumenya. Niba ari byo ushaka uzagenda uvugishe uwitwa Jean Felix n'ugurisha ibishushanyo bya Alice. Nanjye nti mu by'ukuri amazimwe si yangenze. Ese mubaze ikibazo, ese Alicia wigeze umukunda? Nawe ati yego naramukundaga. Niki cyari gutuma ntamukunda? Akimara kuvuga atyo yahise ahaguruka, hanyuma aragenda afungura idirishya. Ubundi arambwira ati ni ukuri Alicia ndamwanga ari umutima wanjye wose. Gabriel ntabwo yari umuvandimwe wanjye gusa, ahubwo yari inshuti yanjye magara. Yari umugwaneza, umunyempano, akunda ubuzima, kugeza igihe iriya nda imwiciye. Si ubuzima bwe gusa yishe, n'ubwanjye yarabwishe. Amaze kuvuga atyo aragaruka aricara, maze arakomeza. Gabriel yifuzaga ibyiza Alice, yamukundaga byo gupfa. Alicia yari umusazi. Nanjye nti ndatekereza yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Nawe ati bimbwiye ahubwo kuko niwe muganga we. Nanjye nti none se urabitekereza wiki? Nawe ati ndabizi ibyo nabonaga. Yahindukaga nk'ikirere, rimwe na rimwe akajya amenagura ibintu. Gabriel yajyaga ambwira ko akunda kumubwira ko azamwica. Nakabaye naramwumvishije, nakabaye hari icyo nakoze. Nyuma yo kugerageza kwiyahura, nakabaye hari icyo nakoze, ahubwo naretse Gabriel aramufasha. Nuko Max ariruhutsa maze areba ku isaha. Nanjye nti Alicia yigeze? Nanjye nti Alicia yigeze kwiyahura? Ese byati? Nanjye nti Alicia yigeze kwiyahura? Ese byabaye ryari? Nawe ati nyuma y'urupfu rwa papa we yabigerageje inshuro nyinshi. Ngiye kumubaza ibindi bibazo hahise hinjira umugore, nuko aravuga ati mukundwa twagenda, dushobora kuza gukerererwa. Nuko Max arahaguruka maze arambwira ati mwihanganire, twari dufite amatike yo kujya kureba ikinamico. Uyu ni Tanya, njye nawe twashyingiranywe umwaka ushize. Akivuga atyo telefone ye ihita isona, nuko asohoka ajya hanze kuyitaba. Mu gihe nanjye ngiye gusohoka, Tanya arambwira ati niba ushaka kumenya Alicia wazavugisha mubyara we witwa Paul. Ndamubwira nti nagerageje kuvugisha nyirasenge, ndakurahiye ntibyari byoroshye. Nawe ati Lydia yamwibagirwa, wowe ujya Cambridge maze uvugane na Paul azakubwira byose. Max yahise yinjira maze baragenda, nanjye ndataha.
umunsi ukurikiyeho nakomeje kwibaza impamvu ibintu Max yambwiye byerekeranye no gushaka kwiyahura kwa Alicia nta hantu byanditse mu ifishi. Nahise mpamagara Max musaba ko yampa iminota 5 nkamuvugisha. Kubw'amahirwe aremera. Ndamubaza nti ese Alicia yaba yaravuriwe mu bihe bitaro nyuma yo kugerageza kwiyahura? Ambwira ko hari umuganga wamuvuraga gusa atamuzi. Natinze mu magambo, nyuma saa sita nagiye kambwije kureba Paul Rose wa mubyara wa Alicia. Nageze aho babaga yari inzu ari ahantu hahonyine ikikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye. Nuko mbona umukecuru mwiyonze. Mu gihe nitegereza uwo mukecuru bahise bankubita ikintu mu mutwe. Nongera gukanguka ndyamye hasi mu kureba ku ruhande Paul yari ahari. Nuko arambwira ati umura nta maraso bigezeho. Maze ndamubaza nti kuki wankubise? Nawe ati naringize ngo umujura. Umura narebye ikofi yawe nabonye uri umuganga. Nuko arambwira ati bivuze ko uzi uwundi. Nuko ampereza ukuboko arampagurutsa. Nuko arambaza ati kubera iki uri hano? Ndamubwira nti nje kukureba. Nawe ati Alicia ameze gute? Mbura uko njya kumusura. Mama ntabwo akimeze neza, biba bigoye kuva hano. Ndamubaza nti ese uherukana na Alicia ryari? Nawe ati uherukana na Alicia mu bukwe bwe, nyuma yaho twagiye tuvugana bigera igihe ntiyongera kunyandikira. Nanjye ndamwihorera. Nanjye nti rero hari ibibazo nshaka kukubaza ku byerekeye Alicia. Nawe ati nta kibazo. Nanjye nti mwakuriye hamwe? Nawe ati yego. Ubwo papa yapfaga njye na mama twagiye kuba iwabo. Nari mfite imyaka 8 niba atari 9. Mama yitaga kuri Alicia hamwe na marume Venom Rose. Nanjye nti Venom hashize imyaka mike apfuye. Nawe ati yego. Yari yahuye yimanitse mu mugozi. Byari ibintu bigoye cyane kuri Alicia. Ubanza ari nabwo mperuka kumubona. Nuko arakomeza. Mu by'ukuri ntabwo mbyizera. Ntabwo nizera ko ari we wishe Gabriel. Ndamubaza nti kubera iki? Nawe ati ntabwo ari uko yari ameze. Ese na n'ubu ntabwo aravuga? Yego ntabwo aravuga. Nawe ati ntabwo byumvikana. Byose nta na kimwe gisobanutse. Mu gihe akivuga Lydia yahise amuhamagara. Nuko tujya kumureba. Akimbona ati uyu ninde? Undi ati uyu ni umuganga wa Alicia ushaka kumumenya. Nawe ati bagicucuwe n'umunyamakuru. Undi ati hoya mama nabonye ibyangombwa bye. Undi ati ubundi iriya ndaya ntikwiye kuba mu bitaro. Nanjye nti akwiye kuba hehe? Undi ati akwiye kuba muri gereza. Nanjye nti niki gitumye uvuga utyo? Undi ati Alicia ni indashimwe. Musaza wanjye nyuma yo kubura umugore we nabitayeho bombi. Urabizi ibyo yanyituye n'ibyiza byose namugiriye kunshushanya nta burenganzira ansabye. Mbega igishushanyo kibi we, igishushanyo cyuje agashinyaguro gusa. Paul ati mama birekara, urabizi ko atari byiza ku buzima bwawe. Nuko Paul ansaba ko nataha. Nuko ndataha. Nta gushidikanya Alicia yahungaga Lydia. Umunsi ukurikiyeho nagiye kureba ibishushanyo bya Alicia. Nuko nsangayo Jean Felix. Ndamwibwira nkabeshye yari umugabo mwiza, bisa nkaho afite imyaka hafi muri za 40, amaso afite imboni y'umukara. Nuko arambaza ati Alicia ameze ate? Ese na n'ubu ntabwo aravuga? Ndamusubiza nti oya. Nawe ati reka twicare umbaze ibyo ushaka kumenya byose ndabikubwira. Alicia twariganye. Nyuma yo gusoza amashuri duhitamo gukorera hamwe. Nasigaga urukuta nawe agashushanya. Ndamubaza nti ese Gabriel umuzi gute? Nawe ati ntabwo muzi kuko nanjye ntiyigeze ashaka kumenya. Nanjye nti kubera? Nawe ati ntabwo umubano wanjye na Alicia yawishimiraga. Twarakomeje turavuga. Nuko hashize akanya musaba kunyereka ibishushanyo bya Alicia. Igishushanyo cya mbere yanyeretse yari ifoto ya nyina yapfuye ari mu modoka yakoze impanuka. Ikindi gishushanyo yari ishusho ya Gabriel ari ku musaraba nka Yezu. Nitegereje neza mbona iruhande rwe hari imbunda. Nuko mbaza Jean Felix iyi niyo mbunda yicishije Gabriel? Ndakeka yari ya Gabriel. Ikindi gishushanyo nkikibona nahise nseka. Nitegereje neza yari ishusho ya nyirasenge.
yambaye ubusa aryamye ku gatanda ke ubona rwose ko yakarushije ibiro. Nuko Jean Felix arambaza ati Lydia uramuzi? Nanjye nti yego. Nawe ati Alice yaramwangaga. Nuko ndamubaza nti ese nareba igishushanyo cya Alcestis? Nawe ati nkurikira njye kukikwereka. Ndamukurikira. Nk'uko nababwiye Alice yari yambaye ubusa afite uburoso bujojoba amaraso. Nitegereje neza ku ruhande rwe hari hashushanyije inyo. Nuko ndamubaza nti ese waba uzi ibijyanye no kwiyahura kwa Alice? Nawe ati yego. Mu by'ukuri Alice yari yarangiritse, atari uko ari umunyabugeni ahubwo kubera ubuzima yaciyemo. Nyuma y'uko se yiyahuye byaramugoye cyane kubyakira. Nanjye nti ashobora kuba yaramukundaga cyane. Nawe ati hoya ahubwo yaramwangaga. Yamwangaga unuka kuva akiri umwana, kuva nyina yapfa. Nanjye nti none se niki cyatuma ashaka kwiyahura niba ataramukundaga? Nawe ati kwishinja icyaha ntawamenya. Nanjye nti ese nkubaze ikibazo kimwe? Nawe ati nta kibazo. Nanjye nti ese hari ikintu uzi ku byerekeye umuganga wa Alicia? Nawe ati ndabizi ko hari umuganga wamuvuraga gusa sinibuka izina rye. Nuko arambwira ati ugire inama, niba ushaka ko Alicia avuga muhe ashushanye. Ndamushimira maze ndagenda. Umunsi ukurikiyeho nagiye gusaba ko Alicia yahabwa ibikoresho agatangira gushushanya. Barabyemeye. Nuko bukeye bwaho nabonanye na Alice maze ndamubwira nti nshaka kwirega. Alicia ntiyandeba. Nuko ndakomeza. Nagiye mu nzu ibikwamo ibikoresho byawe. Felix yanyakiriye neza. Ndizera utabifata nkaho ndimo kukuvogera. Nabonye ibishushanyo byawe bitandukanye, icya mama wawe n'icya nyogosenge. Alice yahise andeba maze nanjye ndakomeza ndavuga. Ndakeka gushushanya nyogosenge byari uburyo bwo kwishimisha, sibyo? Gusa mu gishushanyo cya mama wawe hari ikintu kiburamo. Wowe ntabwo wigeze wishushanya uri mu modoka, kandi impanuka yabaye nawe urimo. Sinzi niba warashaka kuvuga ko ibyo byari ibyago bye kubera ko ari we wapfuye, cyangwa warashaka kuvuga ko wari umwana muto, umwana udafite ibyiyumviro. Namajije Felix impamvu kiriya gishushanyo, arambwira ngo nzasome kino gitabo. Nuko Alice areba icyo gitabo. Ndimo ndakubaza Alice, kubera iki utavuga? Ese ni iki udashobora kuvuga? Kuki ushaka gukomeza guceceka? Alice yahise afunga amaso maze nanjye ndakomeza. Felix yangiriye inama. Yarambwiye ngo byaba byiza twese tugashushanya. Ese ibyo tubikore? Alice yahise yongera arandeba. Diomede nabimusabye arabyemera. Ubwo ibisigaye ni ibyawe. Umunsi ukurikiyeho ibikoresho bya Alice byo gushushanya byarahageze. Nuko njya kubimo ndamubaza nti uriyumva gute Alicia? Nuko Alice yegera ikibaho cye maze aratangira arashushanya. Maze nanjye ndicara nitegereza uburyo ashushanya. Mu minsi mike igishushanyo cya Alice cyari kimaze kurangira. Yari yashushanyije umugabo n'umugore mu nkongi y'umuriro. Uwo mugore yari Alice, umugabo yari njyewe. Nari nteruye Alice turimo dusohoka mu nkongi y'umuriro. Agakuru kanjye katangiye gushya. Nanone biragoye kumenya niba ndimo ndashaka kumutabara cyangwa se ngiye ahubwo kumunaga mu iyo nkongi y'umuriro. Umunsi ukurikiyeho nageze ku bitaro ndamutswa n'urusaku. Mu kugera aho urusaku ruri guturuka, Elifu isura ye yari yuzuye amaraso. Diomede ari kuri telefone ahamagara, ishati ye yuzuye amaraso. Alicia abaforomo babiri bamufashe, nawe afite uburoso bwo gushushanya mu ntoki. Bwa mbere mu mateka ubwoba bwaranyishe, nuko bombi barabatwara. Hashize akanya yari yarasohotse, maze ndamubaza nti Elifu ameze gute? Nawe ati Elifu cyangwa Alice? Nanjye nti mbwira ya Elifu bwa mbere. Nawe ati reka tubanze tureke aruhuke, ejo nzakureka umuvugisha. Nanjye nti ese byatangiye gute? Nawe ati ndakeka Alice yashotowe, kuko Elifu yahoze yiyunza muri studio ya Alice. Ndamubaza nti ufite imfunguzo se tujye kureba? Nuko tujyayo. Tugezeyo dusanga hari ijambo indaya ryanditse ku gishushanyo cya Alicia
Nishanya yashushanyije ibitaro bya Groove byafashwe n'inkongi y'umuriro. Umunsi ukurikiyeho nagiye kureba Eli, akimbona yahise ambwira ati tumuke. Nuko mfata agatebe nicara hafi y'igitanda cye, ndamubwira nti mbabajwe n'ibyakubayeho, nukuri ndababaye, ngaho mbwira byagenze gute. Nawe ati iriya nda yankuyemo ijisho. Nanjye nti none se kuki yabikoze? Ese mwarwanye? Nawe ati ushaka kubinshinja rero? Nanjye nti ntabwo ndimo kubigushinja, ndimo ndashaka kumenya impamvu yabikoze. Nawe ati nta ruhare nabigizemo. Nanjye nti Elif, ibyo wakoze nabibonye. Nuko arandeba. Elif, urabizi ko atari byiza ibyo wakoze. Nawe ati ntabwo ariyo mpamvu yankuyemo ijisho. Nanjye nti niyihe mpamvu? Nawe ati namubwiye ukuri. Nanjye nti ukuhe kuri? Nawe ati namubwiye ko umworohera, namubwiye ko umukunda. Namubwiye nti Theo na Alicia bicaye ku giti barimo gusomana. Elif ahita aturika araseka cyane. N'ababeshye naguye mu kantu. Nuko ntangira kwibaza niba ibyo Elif avuze niba koko byaba ari byo. Umunsi ukurikiyeho nagiye kureba Alice, yarateye agahinda. Nuko ndamubwira nti Alicia, umbabarire ku byakubayeho, agahinda kawe ndakumva. Nifuza ko ukavuga uko byagenze. Ubu nibwo bwa nyuma tuganiriye. Gusa ikimbabaje nuko tubihagaritse aribwo twari tugiye gutangira. Nuko Alice arandeba maze ndakomeza. Ufite ubwoba? Yego ndabizi. Naho singerageza kugufasha, gusa ntabwo ushobora kunyemerera. Ntabwo nzi icyo gukora. Nuko Alicia akora ikintu ntigeze na rimwe ntekereza. Yahise ampa ajenda yandikamo ubuzima bwe. Hanyuma ndamubaza nti ese ushaka ko nyitwara? Ati cwe. Nanjye nti ese ushaka ko nyisoma? Byari ibintu bigaragara. Nuko ngeze mu biro byanjye natangiye kuyisoma. Bwari ubuzima bwe bwuzuyemo, ibyabaye mu bwana bwe byose byarimo. Nabashije kumenya ko umuganga wamuvuraga yitwaga Dr. West, gusa ndumvira izina hari ahantu ndizi. Nahise njya mu biro bya Dr. Christine. Ngezeyo ku muryango we hari handitse Dr. C. West. Nahise ninjira nta gukomanga. Nasanze Christian arimo ararya. Hanyuma ndamubaza nti ese hari ikindi gihe wigeze uvura Alicia? Nawe ati ushatse kuvuga iki? Urabizi ndamuvura. Mbonye akomeje kwigiza nkana, nahise mwereka iyo ajenda. Yaje kunyemerera ko yamuvuraga rwihishwa, nuko ansaba ko ntazigera mbibwira Diomede ko yahita yirukanwa. Ndamubwira nti mbwira noneho byose uzi kuri Alice. Nawe ati mbere yuko yica umugabo we yajyaga yumva ko hari umuntu umukurikirana. Sinabyemeye habe na gato, kuko mbere yuko bimuka bakava aho babaga yigeze gushinja umusaza ngo aramuneka. Bigera kure cyane, biza kurangira uwo musaza ari impumyi. Nanjye nti ese yigeze akuganiriza ku byerekeranye umubano we na se? Undi ati hoya, yambwiraga ko yamukundaga, ko bafitanye umubano mwiza. Hashize igihe nasubiye kureba Paul. Ngezeyo aransuhuza, nuko tujya hejuru y'inzu. Arambwira ati hano niho njye na Alice twakundaga kuza kwihisha mu gihe Lydia na Venom babaga bashaka kudukubita. Nuko arambwira ati marume Venom yishe Alice. Nagize ngo numvishe nabi. Ngo yishe Alice? Urimo uravuga iki po? Undi ati Venom yari ahagaze hariya ari kumwe na mama. Yari yasinze icyo gihe, mama arimo kurwana no kumwinjiza mu nzu. Nuko ahita yicara hasi, nuko atangira guhamagara Alicia n'umujinya mwinshi, yarakaye cyane. Nanjye nti yari yarakajwe nuko yamwihishe. Undi ati yego. Marume yari ikinyendaro. Umuntu wenyine witaga kuri Alicia yari masenge Eva. Nanjye nti bigeze kumbwira uti Venom yishe Alice, sibyo? Ndati yego. Alicia yumvise se avuga ko aho kugira ngo nyina abe ari we wapfuye, Alicia yakabaye yarapfuye mu cyimbo cye. Umunsi ukurikiyeho nagiye kureba Alice, maze mubwira ko nagiye kureba Paul. Maze ndamubwira nti wumvishe so avuga ko wakabaye warapfuye mu cyimbo cya mama wawe? Yarandebye, iyaba indoro yicaga ako kanya nari buhite mve. Maze ndamubwira nti ubu ni ubwa nyuma nje kuvugana nawe, ntabwo nzakomeza kujya nica amategeko.
ninkomeza kujya mvugana nawe zirukanwa. Maze abumbura akanwa maze arambaza ati uvuze ngo umutima wanjye wahise usabwa n'umunezero, byari igitangaza kubona Alice yavuga. Maze ndamubwira nti ndashaka ko uvuga. nawe ati yego. Nahise njya kubibwira Diomede, mubwira ko Alice yabashije kuvuga, mubwira ko najyaga njya kumureba rwihishwa nyuma y'uko akuyemo ijisho Elif. Diomede byaramushimishije cyane nuko aranshimira. Ubwo nongeraga guhura na Alicia twaravuze ubudahagarara nuko mutiga amatwi. Igihe kigeze nahise nihutira mu biro byanjye nuko njya kwandika buri kimwe nta na kimwe nibagiwe. Umunsi ukurikiyeho nabwo nagiye kuvugana na Alice, gusa numvaga mfite amatsiko yo kumenya impamvu yahisemo guceceka. Nuko ndamubaza nti Alicia mbwira, kubera iki wahisemo guceceka? Undi ati twe. Nanjye nti fasha uvuge, ndashaka kubimenya. Nawe ati ntagiye ari cyo kuvuga. Nanjye nti ndabizi kirahari. Nawe ati bwa mbere Gabriel amaze gupfa nashatse kuvuga, narabigerageje biranga, nafunguraga umunwa ariko nkabura ijambo, nka kumwe mu nzozi uba ushaka kuvuza induru ariko bikanga. Nanjye nti ibyari bimaze kuba byari bikurenze, ariko se kuki utavuze hashize igihe gito? Undi ati amazi yari yarenze inkombe. Nanjye nti none se kuki uvuze ubu ngubu? Nawe ati impamvu urayizi, ni ukubera ko waje hano. Maze arakomeza ati nashaka ko ubanza ukanyumva. Nanjye nti niyo mpamvu wampaye agenda yawe, sibyo? Agenda yawe irangira hari umugabo winjiye mu nzu yawe, mbwira byagenze gute? Nawe ati yari Jean Felix, yaraje ngo tuvugane ibijyanye n'imurikagurisha. Nanjye nti nkurikije ibyo nasomye muri agenda yawe kiriya gihe nta mushyitsi wari witeguye. Undi ati yego. Nanjye nti none se yahamaze igihe kinini? Nawe ati wapi, yahise agenda. Nanjye nti none se byagenze gute nyuma y'uko agiye? Alice azunguza umutwe arambwira ati ntabwo ibyo nshaka kubivuga. Nanjye nti none se tuvuge ku biki? Nawe ati tuvuge ku bindi. Nuko tuganira kuri Lydia no kuri Paul. Nanjye mubwira ubuzima bwanjye, ntibari bumenye umurwayi ninde, umuganga ninde. Umunsi ukurikiyeho nabwo nagiye kureba Alice, nasanze yahageze ameze neza kurenza ibindi bihe byose. Sinzi niba ari uko yari yiteguye kumbwira uko byagenze. Maze ati uwo munsi nimugoroba nari ndi mu rugo njyenyine, nagombaga gushushanya gusa hari hashyushye cyane, nuko mpitamo kuba ngiye gushushanyiriza mu busitani. Telefone yanjye yahise isona, yari Gabriel umpamagaye, yaragiye kumbwira ko ari butaha atinze. Nanjye nti yarasanzwe abikubwira se? Nawe ati hoya, kubera iki? Nanjye namuga ko yaragiye kukubaza uko umeze, nkurikije ibyo wanditse muri agenda yari ahangayikishijwe n'ubuzima bwawe. Nawe ati hari umugabo wahise winjira muri studio, yarampagaze inyuma. Nanjye nti ese wavuga ko yari ameze gute? Nawe ati yari muremure afite imbaraga, ntabwo nabashije kubona isura ye kuko yari yipfutse mu maso. Nanjye nti wakoze iki se umubonye? Nawe ati ntacyo, nari mfite ubwoba. Nakomeje kumureba, yari afite icyuma mu ntoki, nuko mubaza icyo ashaka ntiyansubiza. Maze ndamubwira nti mfite amafaranga mu gikoni, nuko ambwira ko nta mafaranga yanjye ashaka. Maze araseka, yahise amfatira icyuma ku ijosi, nuko arambwira ngo tugende mu nzu. Mu kugenda nahise mukubita ivi ndirukanka, nuko nawe ahita ansimbukira tugwa hasi. Arangije amfunga umunwa maze arankubana anjyana mu nzu. Arambwira nti nindamuka ninyiganyije aranyica. Nuko ndamubaza nti none se hakurikiyeho iki? Nuko ahita afunga urugi. Alice yahise atangira guhumekera hejuru, nuko mubaza niba twarekeraho, maze ambwira ko twakomeza akambwira uko byagenze. Nuko ansaba ko namuha itabi akaba arinywa. Nuko turahaguruka tuba tugendagenda. Nuko ndamubaza nti ngaho mbwira uko byagenze mumaze kugera mu nzu. Nawe ati yahise ambaza niba mfite inzoga, nuko nanjye muha iya Gabriel, nuko tuba tuganira. Nanjye nti mwaganira ibiki se? Nawe ati ntabwo mbyibuka. Nuko ndamubaza nti ese nta bwoba wari ufite? Undi ati oya ntabwo, ahubwo nari ndimo ndashaka uko nza kumwica nkoresheje imbunda ya Gabriel.
nuko arakomeza arambwira. Namubwiye ko nshaka kujya kunywa amazi, nuko ndagenda mfata ikirahuri, nuko njya mu gikoni mfunguye akabati nabikagamo imbunda ya Gabriel nsanga ntayirimo. Numvishe amakiriro yanjye ntayo, nuko nsubirayo. Nakomeje kujya ndeba ku isaha, nawe akomeza kumbaza niba ntishimiye ko turi kumwe. Telefone yanjye yarasomye, yari Gabriel umpamagaye. Telefone narayifashe, nuko ambwira ko akazi kamuhanye akazi, nafata ifunguro rya nijoro njyenyine ko ari buze gutaha atsinze nka saa 4. Uwo mugabo yambwiye ko namuzanira umugozi, nuko nkora uko ambwiye. Gusa ntago nari mfite umugozi, ahubwo namuhaye insinga. Nuko ambwira kwicara ku ntebe, maze atangira kunzirikisha iyo nsinga. Numvaga agiye kunyica, nifuza ko yakabaye yarabikoze. Nanjye ndamubaza nti kuki byifuza, nawe ati ibyo yakoze nibyo byari bibi. Nagize ngo Alice yagiye kurira, numvaga namuhobera nkamusoma amubwira ko atekanye. Saa 4 zarageze Gabriel ataragera mu rugo, nuko arambwira ati yakererewe cyangwa ntari buze. Ndamusubiza nti ari buze. Saa 5 zuzuye imodoka ya Gabriel yarahageze. Yahise ahindukiza intebe yari yanzirikiyeho, ambwira ko ningira ijambo na rimwe mvuga arahita arasa Gabriel, nuko ahita akupa umuriro. Gabriel yinjiye arimo kumpamagara, nuko ageze aho ndi ambaza impamvu nicaye ahantu hatabona. Yakomeje ampamagara nanjye ndamwihorera. Gabriel amaze kugira neza aho nari nicaye, mu gihe agiye kunkoraho wa mugabo yahise aza, nuko ahita asimbukira Gabriel agwa hasi ahita ata ubwenge. Nuko nanjye mvuze induru. Uwo mugabo yahise afata Gabriel amwicaza ku ntebe maze aramuzirika. Hashize akanya Gabriel agarura ubwenge. Agitangira kuvuga yahise amurasa inshuro zigera kuri 6, nuko ahita agenda. Alice yahise ambwira ko ananiwe ko twakomeza ejo mu gitondo. Bivuze ko Alice yatigeze yica umugabo. Ukurikije ubu busobanuro bwe, Alice ni umwere. Twibuke mu ntangiriro twese tuzi ko Gabriel yarashwe inshuro 5. Alice bamusanze ahagaze. Mu byo yambwiye, ntiyambwiye ko uwo mugabo yigeze amuzitura. Arimo arambeshya, ndabizi arimo kumbeshya. Reka mbabwire uko byagenze. Nabyibuka neza igihe Kati yambwiraga ko hari inshuti ye yitwa Nicole azajya kureba kwa 4. Kwa 4 harageze, nuko mubaza igihe ari bujye kurebera inshuti ye. Ambwira ko saa 1 aribwo bari buhure, nuko aritegura maze aragenda. Nanjye nakuzuyaza naramukurikiye nkuko yari yabimbwiye. Arabanza ajya gukora imyitozo, nanjye mba nicaye nyuma y'iyo nyubako bakoramo imyitozo. Saa 1 zirenzeho iminota 5 abakinnyi batangira gusohoka n'urusaku rwinshi. Mu kureba neza Kati ntiyaraba arimo, nuko nigira inama yo kwinjira n'iyo nyubako nkareba. Mu kwinjira nazamutse mu nzu yo hejuru. Mu kugerayo numva ijwi rya Kati, nuko ahita amanuka. Nahise nihisha mu nguni ntiyambona, maze nkomeza kumugenda inyuma. Yambuka umuhanda nanjye nkambuka, gutyo gutyo. Nuko ageze aho imodoka zihagarara arahagarara, nuko nanjye ndahagarara. Umugabo wese waganaga kuri urwo ruhande igitima cyaradundaga. Ubundi nkibwira nti n'uyu nguyu. Hashize akanya Nicole yahise ahinduka. Mu by'ukuri numvishe nigaye. Bukeye bwaho ku mugoroba Kati yambwiye ko agiye kuba agendagenda kugira ngo afate imirongo mu mutwe. Akimara gusohoka natangiye kumukurikira. Uko yarengaga niko nanjye nahingukaga. Ageze aho imodoka ziparika, nuko arahagarara. Ngiye kubona mbona umugabo araje aramuhobeye, nuko batangira gusomana. Umugabo w'umusatsi w'umukara muremure kandi wubatse umubiri. Hashize umwanya basomana, nuko bararekera. Bava muri parikingi akaboko ku kandi, nuko bajya ahantu hari imbaho. Nanjye nakuzuyaza ndabakurikira. Ibyo amaso yanjye yahaboneye byanshenjaguye umutima. Buri kimwe cyose bakoraga naracyumvaga. Natangiye kubaza impamvu Imana yamana gutyo. Natangiye kwibaza niba uwo mugabo amukunda basi. Umunsi ukurikiyeho nyuma y'akazi nakurikiye Kati, nuko ahura na wa mugabo bakora ibyo bakora. Bashoje umwe aca inzira ye n'undi aca iye. Nahise nkurikira uwo mugabo kureba aho ataha. Ndabyibuka hari tariki 25 z'ukwa 8.
nasubiriye kuri ya nzu wa mugabo atahamo, nuko nambara amaga hamwe na mask, ubundi ninjira muri ya nzu. Hari nko mu masaa moya, nasanze umugore we arimo kuvugira kuri telefone. Arangije yahise atangira gusokoza umusatsi, nuko ahita ambonera mu ndorerwamo ye. Nari mfite icyuma mu ntoki zanjye. Yahise agira ubwoba. Ubu nibwo bwa mbere nari mbonye amaso ku maso Alicia Benson. Nahise muzirikira ku ntebe. Gabriel amaze kuhagera, naramukubise agwa hasi, ahita ata ubwenge. Nuko nawe muzirikira ku ntebe, ubundi mbicaza bateranya imigongo. Alicia yansabye imbabazi, ansaba kugira ikintu na kimwe nakora cyababaza Gabriel, ko yiteguye gukora buri kimwe ndi bumusabe. Narasetse ndamubwira nti mubabaza, ahubwo ngiye kumwica. Alicia yatangiye kurira, nuko arambwira nti ndakora buri kimwe cyose umbwira, ariko ndagusabye ntumwice. Ni umugabo mwiza, ndamukunda. Nuko ndamubaza nti Alicia mbwira uburyo umukunda. Ese we aragukunda? Alicia ati arankunda. Gabriel akangutse, naramwegereye ntangira kumuhondagura. Nuko ambaza uwo ndi, ndamubwira nti ndi umugabo wubatse. Ndabizi uko bimera gukunda umuntu, ndabizi uko bimera iyo umuntu akubeshya. Gabriel ati ibyo urimo kuvuga simbyumva. Nanjye nti nari ngiye kukwica, gusa Alicia yansabye imbabazi ngo simbikore, ariko ngiye kuguha amahitamo ya nyuma. Urapfa cyangwa Alicia apfa, amahitamo ni ayawe. Gabriel ati hoya. Nanjye nti urapfa cyangwa Alicia apfa. Reka ndebe uburyo ukundamo Alicia. Ufite amasegonda 10 yonyine yo guhitamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gabriel yahise avuga ko adashaka gupfa. Nanjye nti wabibonye Alicia? Nari mbizi ko Gabriel ari ikigwari, yirirwa aryamana n'umugore wanjye. Ibyishimo byonyine nari mfite yarabisenyuye. Alicia umbabarire kubyo ngiye gukora. Nahise ndasa kuri parafo, nuko mpambura Alicia maze ndasohoka. Iyi ni wari uzi ko Info and Fact. Ndabashimiye.